twagiye. Ubu uko mubona match zirarangiye. Uyu ni Dr Mwami uri kugenda kabisa, umuntu ukina amakomedi hano muramuzi mu mujyi wa Kigali. Hano tuvuye kureba match y'Amavubi na Lesotho. Reka nawe agire cyane nabwira. Okay, Dr Mwami arakoze cyane nkuko mubibona hano turi hano mu bikorwa byo kureba match y'Amavubi na Lesotho. Hano mu by'ukuri byari ibyishimo cyane muri match y'igihugu y'ikipe y'u Rwanda na Lesotho n'ikipe y'igihugu cya Lesotho. Kandi ikindi cya kabiri mbashishikariza muze murebe iby'iwanyu mu Rwanda ni heza, igihugu gifite terambere n'abanyamahanga mwese turabatumiye. Mu by'ukuri turishimye cyane mu kureba match, mwakoze cyane.